Aborozi bo mu murenge wa Rubavu baravuga ko kuva tariki ya 23 Mutarama bavuga ko rero buri munsi amata arenga litiro 1000 bababwira ko atujuje ubuziranenge bityo ntagurwe. Ushinzwe amata mu ruganda ruyabagurira avuga ko rero ari ikibazo cy'umwanda n'inka zirwaye. Aborozi bo bavuga ko rero ngo ari igihombo gikabije kuri bo. Aborozi amata yabo bayazana ku ikaragiro rya koperative ya Hoderu iri mu murenge wa Rubavu. Bavuga ko nta kibazo gikomeye cy'amata apfuye bagiraga mbere. Tariki ya 23 Mutarama 2019 nibwo rero iyi koperative yumvikanye n'uruganda rwa Mukamira rutunganya amata itangira kuyamugemurayo akagurwa. Kuva uwo munsi ngo uyu muguzi yatangiye rero gusanga amata menshi atujuje ubuziranenge. Gasana umwe mu borozi avuga ko rero kugeza ubu batazi impamvu yo kuba uyu muguzi asanga amata yabo adafite ubuziranenge. Ati turi guhomba bikomeye cyane tugaburira inka biduhenze, ukagemura amata bakakubwira ngo litiro 50 ntizujuje ubuziranenge, ibaze litiro imwe igura 200. Bara ayo mafaranga mu gitondo na nimugoroba. Inzego zibishinzwe nibaze badupimire amatungo tumenye ikibazo inka zifite. Uyu mworozi kimwe na bagenzi be bagemura kuri Koderu bavuga ko bababajwe cyane rero n'iki gihombo kigiye kumara cyumweru kiba buri munsi, bakifuza ko bafashwa ngo ntibikomeze gutyo. Babijeje ko rero mu minsi mike bari butangirire kureba igitera amata kutagira ubuziranenge. Dr James Gatari ashinzwe rero amata mu ruganda rw'Inyange rukorana n'urwa Mukamira. Avuga ko igitera amata gupfa ari umwanda, kuba inka irwaye ifumbi cyangwa imiti iterwa inka bagahita bayikama. Agira inama rero aborozi kujya bapimisha inka zabo kenshi kuko inka irwaye ifumbi itagaragarira buri wese ku maso, mu gihe basanzwe irwaye bakifashisha abaganga b'amatungo babyigiye. Dr Gatari yabasabye kandi kureka gukama inka ubusuri, banga konkesha inyana kuko gukama atamara amata yose mu icebe, iyi nayo akaba yaba intandaro y'indwara y'ifumbi. Uyu muganga w'amatungo avuga ko amata yakamwe ku nka irwaye ifumbi adashobora kuba amazima kandi atera indwara zitandukanye zirimo kanseri n'izindi. Mu murenge wa Rubavu hari ubworozi bwagutse bw'inka za kijyambere zitanga amata menshi acuruzwa mu mujyi wa Gisenyi. Ubu amenshi azajya abanza gutunganyirizwa mu ruganda rwa Mukamira Dairy. Ndabashimira byo mwese mukomeza gukurikirana channel yacu, nizere ko mukomeza kugwa neza cyane. Gusa nakwibutsa ko abatari yakora subscribe we kwikora kugira ngo ajye komeza kubona inkuru zacu mu buryo bworoshye. Mukomeze kunyagirwa na gahunda zacu, Iza TV ikomeza kubagezaho. Bye bye.